ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. nta muntu ujya umenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Ano avoka amakuru y'iminsi, uragenda ukanga umukiriya wawe neza neza, nuko nta manza zihari zo guca. nyine ikigaragara ni uko duhuzwa n'imanza. oya ni uko nyine mba mbona umaze iminsi utanambaza uko merewe, kandi burya biba byiza iyo ukurikiranye umurwayi wawe. ujya umfata nkaho ndi umurwayi wawe, gusa ko ibibazo byanjye byose ari wowe mbitura. rero impamvu ngo uhamagaye, nari maze iminsi ntari mu rugo, hari utubazo nari naragiyemo, gusa inkuru mpasanze isa nkaho inteye ubwoba, nako iteye ubwoba kuko Gakire ntarahinduka. urabona ubushize nari naje nje kukubwira ikibazo cy'ukuntu we na mushiki we bari kungambanira, mubwira ko ngiye kwimuka kugira ngo nse nkaho nikuraho mushiki we. ibyo rero narabikoze, narimutse. burya nahise nimuka mva muri iriya nzu, urumva nyine mushiki we ntaragifite imbaraga zo kuba yankurikira, kuko urumva niba bari bagambanye ko bashaka kundoga ngo banyicire hariya, nagombaga kwimuka nkajya mu yindi nzu. nahise nkuramo abakiriya bari barimo maze nyimukiramo. ariko icyo si cyo kibazo, kuko ibya mushiki ubwo numvaga naramukize. rero ukuntu Gakire ameze, ukuntu Gakire nyine ameze, apanga ibintu ariko ni nk'aho ari Imana ibigishaka kundengera. arabipanga, abana tubana bakamwumva, kandi nta na rimwe bari bambwira ikintu kidafite ishingiro. niyo mpamvu nari nguhamagaye nyine kugira nse nkaho nishinganisha. urabona muri iyi minsi umugabo akomeza ahiga ngo nzakwica nzakwica, ugashiduka kwishida. noneho ngo hano hari umugabo waje ngo yahaye n'amafaranga, ariko nyine iby'amafaranga byo nari nzi ko ndi bubimubaze. Magwe ko wicaye hano? nicaye hano. umwari yari amaze umwanya aje. Kongo ki? umwari yaje se? yaje ariko mbonye atameze neza pe. reka murebe. oya birasa. reka kumureba nukuri abanza aruhuke, mbonye ananiwe. ahise ajya kuryama se? agiye kuryama. ahubwo nyine hase nk'ubu ngubu koko umwari kujya batanamvugisha ngo nambwire ko aje, gusa ko atigeze ampamagara ngo abimbwire. birasa nk'umurenganya nukuri bitewe n'uburyo ameze. ahubwo disugira n'umugore ugukunda. yaje kumbaza birasa ari hehe, ndamukumbuye, ndamubwira nti nabyutse nyine ntakubona. ariko ameze nabi pe. ndabihera mbikubwira. ese mama Rwe, ko wagira ngo hari ibintu uri kumpisha? mbwira niba narwaye, niba wabonye arwaye tumujyane kwa muganga. oya nta kurwara, ariko nyine birasa nkabyo. gusa nyine ugomba kwitegura ko ugiye kwibaruka pe.
ibyo se ubikuye? Umwari uburyo namubonye n'amaso ye yananiwe, mu maso yabaye umuhondo, sha mu minsi mike urabubyara. Amarwe, uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri. Ibyo bintu wabashije kubireba n'amaso urabibona ko umwari agiye kubyara? Yego, birasa narabyaye ndabizi. Ubwo niba hari ibintu nyine mutaragura ugomba kubigura, kuko umwari we sinakubwira ngo afite imbaraga zo kujya kubigura. Ahubwo we mbwira, haba hakenewe ibiki n'ibiki? Niki se nyine haba hakenewe imyenda nyine bamwambika kwa muganga umwana akivuka, amapampa, utuntu nk'utwo ngutwo. Ibase yo niyo wayigura yageze hano nta kibazo. Ya nagiye kubona mbona kuri konti yanjye yavuyeho amafaranga kandi atari make. Gusa nyine ubwo nahise ntekereza ko ari we koko Carnet de chèque nari nayisize mu rugo. Rero ikintu kintangaje kikanahira n'ubwoba, ngeze mu rugo abana bambwira ko hari umugabo ngo bashwanye bari gupfa amafaranga yamuhaye, amubwira ko ari make, ngo yari yapanze ko bagomba kunyica. Ya urumva uyu muntu mubana mu nzu ntabwo ubuze uburyo ki ashobora kukwica, wanasinzira akakwicisha n'umusego, yagukorogera uburozi ukabunywa. Niba umuntu atinyuka gutanga amafaranga ngo banyice, niba ibyo byaranze ashobora kunyica mu bundi buryo. Rero nari kugira nishinganishe nindamuka mpfuye, muzamenye n'icyo nzize, muzanakurikirane Gakire koko. Gakire niwe mwanzi mfite kandi wa hafi. Oya ntabwo nshaka ko wenda umuhamagara ngo ubimubaze, ahubwo ngiye nabikumenyeshaga nka avoka wanjye ngo ukurikirane. Sawa ubwo urakoze nyine, ndaza kukuvugisha nta kibazo. Sawa neza. Ese Kare, uri muri shinganisha? Urishinganisha ngo nagiye kwica? Reka rumubwire, wakwishinganisha kwa Putin, wakwishinganisha mu Bwongereza, wakwishinganisha muri leta ya Israel, Uzanyica. ibyo ntabyo mvuze. Ariko ndagira nkubwire ko ni Yesu utabivuze. Niba mbashije ngo ari uri kwishinganisha, nkumva rero nkubwire, wakishinganisha kwa Putin, wakishinganisha mu Bwongereza, icyari gukurikiraho n'iki? Si ukumbwira ko uzanyica? Gakireka nkubwire, wowe uribeshya. Kuba ndusha umutwe munini n'inda nini ntabwo ndusha ubwenge. Okay. Kandi burya ujye umenya yuko ibyo uri kwivugisha waguhaye rimwe yanakongera. Jya untwara gakeya, aragutunze. Waranyubahira imbwa yawe imwe se. Ese wibaza ko ibyo wakoreye urimo igobe ryayo? Wowe reka nkubwire noneho, ntabwo uzi dosiye ufite buriya. Wibaza ko amazi ashyushye wamenye utuntu ukangotsa umugongo, ubu ashaka ko ntafite ibikomere, ashaka gukoreka ntibagufunga. Halo, cyaha kirakomeye da. Mimi nakwambia hivi, ile ni malaya. Maraya gani? Ariko igikenewe cyane ni imyenda, kuko ni iminsi mike pe. Mana yanjye, nukuri ndi kumva binshimishije cyane. Reka rero nkwereke, reka nkohereza amafaranga kuri telefone, ugende ungurire ibikoresho byose bikenewe, byose bikenewe. Kubera ko uriya mwana w'umwari buriya yahuye n'ibibazo bikomeye. Uriya mwana abitsa amabanga akomeye kubera ko ibintu yumviye mu nda ya mama we birahambaye cyane. Rero sinshaka ko umwari azabyara umwana hato uwo mwana akaba yanagira n'ikibazo cyakagira ikintu runaka yumva kuri mama we, cyangwa se akabona mu maso ya nyina harimo agahinda bitewe n'uko hari ikintu runaka yabuze. Kubera ko uriya mwana ibintu yumviye mu nda aramutse abiboneye muri ino si, ni ukuri kw'Imana nanjye ubwanjye nakwigaye, naba ndi umugabo mubi. Rero reka nguhereza amafaranga, ugenda ungurira ibikoresho byose, ungurira ibintu byose bikenewe, ubizane. Kandi ikindi bigomba kuba surprise ku buryo umwari atagomba kumenya uko ibintu byose biri kugenda. Akira, andikamo nimero.
itugenda none ahangaha ibintu byose ubinzanira reka nta kibazo murebe ntabwo ndi umukawe mwari nyine icyo kibazo nicyo yari afite ngo umwana we numvisha avuga nyine uvuze guke umvishe umvishe avuga guke oya nta kintu no kuri ntibivuze birasa nyine nawe yari afite ikibazo cy'uko umwana we nyine yashobora kuvukana ibibazo nyine bitewe n'ibintu yahuye nabyo n'ibyo ngibyo warumbwiye reka nirukanke Imana ihabwa icyubahiro ubuse koko birashoboka ko umwari yaba agiye kubyara Mana ndakwinginze niba uri Imana koko Imana ikomeye ifite imbaraga mfasha umwari abyare neza Nase witwa nde? Nitwa Hirwa. Yego. Yitwa izina ryiza. Ababyeyi bakwise izina ryiza. Yakoze cyane. Hari igihe umubyeyi akwita izina bitewe nyine n'ubuzima uzakuriramo cyangwa uzabamo rikaba ari ryo ridevelopa umugisha wawe cyangwa yanakwita ribi bikagukurikirana ariko icyo nakubwira cyo uyu munsi ubwo wabashije kuvuga n'ibindi Imana izabikora sibyo Imana ntabwo tuyizerera mu bintu biciriritse ahubwo tuyizera mu bikomeye nk'ibyo uri gucamo kandi bigira ngo iremere umuntu wajya kuri ejo hazaza sibyo kuko umunyarwanda yaciye umugani ngo ugira neza wigendere neza uzayisanga imbere Hirwa humura rero nkunda kuririmba reka nkuririmbira akaririmba ariko ninkaririmba ukumve kabiri Maraya gani Maraya yako cyangwa ugira ngo ntabyo nzi Maraya guse wamfatiye akaguru ariko umuntu w'umugabo ufite umutwe munini nk'uwo wawe aratinyuka akazana undi mugore akamuryamisha mu buriri bw'undi mugore abundi gake unsuzugura bingana iki sundi gake wamburanye iki gituma wumva yuko ugomba kuzana indaya ukayinsuzuguza ukayishyira mu buriri bwanjye mugakoreramo amabi mutitaye ku bantu babumva mutitaye ku byo muri gukora kode zawe zose ndazifite harya ngo naramutwitse buriya namutwitse gake iyo nze kubona ubushobozi nkamena amazi ahatuma aza mu cyumba cyanjye wenda hagashaka tubyihorere rero reka ibyo tubyihorere ngiye ikintu ushaka ndashaka ko ukoresha ibishoboka byose ukansinyira akantu kitwa ngo nguke divorce nkatana nayo kari tukagabana imitungo dufite natwara ibyanjye ugasigara n'ibyawe reka manze nkube ugatwara ibyawe ugira ibikise nagira agaki babarira umbwire usubize ubwenge nyuma umbwire ibintu ushaka ko tugabana wazanye imitungo yose ufite niyo mfite byose nigenge nawe warabizanye se uzaho byavuye ntago ari washyizeho amategeko y'igihugu bro kumbi wabaye nk'aba bakobwa basigaye bavizira umugabo ufite amafaranga ngo bagasezerana kugira bakega ntago ari ukukuvizira nanjye nyakamaranye nawe urukumva nakwiye kubona yeje niyo nzu nane kuba turutsingi sijya kumubageza gusa no kunesha agaciro reka maze nkubwire mu rukiko bagiye gutanga divorce bashyiraho amezi 6 yo kubanza kumvikanisha abantu ntacyo numvikana kandi ikindi mu rukiko icyo nkundira amategeko y'u Rwanda ntago bashobora guhereza divorce harimo umuntu umwe ukivuga ko akunze undi ukunda undi ngenda gukunda ntago njye ngukunda rwose nushaka unyanga kajana uzajya unyanga 90% ngo ukunda 100%. Singushaka nkubwe njye ntago ushaka ntutuza kandi gaki urashaka byose gaki ndagukunda sinza kureka urumva uzivuruguta mu mase wivuruguta mu myanda uvemo nkuhagira wongera ube gakira kuko kuva na kera nagufasha uri umuhuguta uringegerera aho ngaho ndakoza nkugira mwiza mwambika amashene mwambika amakabutura ubibogare none Toni rero arakurebye abona urashishe Toni nubakiye inzu ariko ubundi reka maze umwubakiye inzu sinabigutumye ntago wari wabintumye pe n'umutima wanjye mwiza ndagiye mwubakiye inzu aragiye bamuteye inda ntazi nyirayo ayibyariyemo urumva none nawe urashaka kugenda ngo useseremo gaki nkubwiza ukuri nyihagaze nkitwa Karine ntushobora kuzabana na Toni
kandi ikindi nkubwize ukuri sinenda kwaka divorce ibyo by'ibisibe mu bwonko bwawe tubane kumbara oya dukomeze tubane gutya ushaka banyice bagende bahige babura umuhigo bagaruke mushwane Karine ngihagaze kandi reka nkubwire gake utazabona nsigaye narakwitondeye iyo numva naniwe kandi ndushye umutima nta wundi wo kunkiza wanyongerera intege imbaraga za Yesu zamanuka mu ijuru ry'umunyamibabaro inimba zigashira Uwiteka ntanezezwa no kubabaza umuntu kumutera agahinda no kumuhemukira niyo yababaza umuntu ajya amugirira ibambe kuko Uwiteka ntagira ubware kumuniteka indirimbo ivuga ngo Uwiteka ntanezezwa no kubabaza umuntu niyo yakubabaza ariko azakugirira ibambe ibi byose uri gucamo intambara zose uri kunyuramo Uwiteka arazizi sibyo ariko ni umunyembaraga ni umuneshi ibyo rero ntabwo wabyishoboza nyine Kristo atabigufashijemo ngo aguhe umutima ukomeye sibyo nta kindi kintu cyo guha mfite hirwa jyewe ntacyo ariko ndabizi ko mfite Imana niyo rero tugiye gusenga kugira ngo izihindure amateka sibyo kandi gake utazagira ngo ngiye nsigaye ngutinya utazabona narakwitondeye ngo ugire ngo Karine narahindutse ni ukubera urukundo rundimo mba ntekereza ko rushobora kugaruka nkongera nkagukunda nkagusoma nkajya ubundi uruhara nakubitamo inkonje rukavuga n'ingoma y'abakobwa urwo nirwo rukundo ushaka kunyereka uru nirwo rukundo ubu uri kugira ngo nkwereke iki cyo utanyeretse urukundo rwagurya sibyo gake singushaka ari mbabare ndaranandukana nawe birangire ngiye nshaka ubuzima bwawe ntabwo tuzatandukana nta divorce birangire nta divorce nzaba ni wowe itanga sinzagutandukire ngo none uzagenda ugitanga ni ukugera imbere mu cyangwa bavuga I love you guys yafise foto akapare I love you yafite akapare I miss you tukahita tuvuga ngo come mukayo nyesi koro ngiye ndashaka turangize birangire ariko gakireka mubwire ubundi iyo wigize intare ubu ubona wandenza amavi wese wambaye amahoro nkatandukana bikarangira ntabwo twenda gutandukana tukagabana ibyo byo wishyizemo rero njyewe utazagira ngo uyu mushinga nawinjiyemo ntarawize neza uyu mushinga njya kuwinjira nasezeranye mvuga ko mu bibi mu byiza tuzabana akaramata uwo ni umushinga ninjiyemo neza unyicire kurwara nk'inda unkandagire nk'uwica igiheri unkubite uko ushaka uzane abagore mu cyumba ugira ibiki mu bantu basinya divorce sindimo nipfa umuzungura wa mbere azaba ari wowe uwa kabiri abe birasa umwana nibyariye rero mu gihe ntarapfa shaka kugabana ntibihari ubwo rero nibo uzi ko ufite abantu benshi kubana n'umuntu ku ngufu nabyo amategeko atagira izihe ngufu wowe nigeze ngufata wari umwana ntabwo wujuje imyaka y'ubukure wamanitse ukuboko ku murenge wowe utujuje imyaka y'ubukure ko nta rukundo unyereka ko nta rukundo unyereka ku ngufu urahagije ko nta rukundo unyereka ku ngufu urahagije unyereka urukundo se ruragaragara okay no kugira warambohoje noneho warambohoje cyangwa wageze nza kugutereta wageze ingwate yawe nigeze nza kugutereta okay noneho mu burenganzira nk'umugabo mu rugo rero kuzuguza uri umugore aba babahena ibi byo bwira babahena ibyo bakora ni wowe watumye babikora ni wowe wabiye reka mbahunge mbe muri runo rugo nigendere ariko ibyo kugabana ntibirimo ayi wowe nzavanwa n'amategeko nutajya ngo sawa nyine iryo tegeko risaza kungurira umugabo mu rugo nk'undi numveshe gufite abavoka nanjye nzamushaka uzamwishyura amafaranga wabikuje kuri konti sinamenye ko wari ugiye kuyaherezwa mu mwica ubu se wungukera ko nta konti uvuga ni wa mutungo wacu uko nawe kugenda ugakora amafaranga okay tubyemera n'umutungo wacu umutungo wo gusesa uzagenda ubindegera umutungo wo gusesa none naguhaye amafaranga yo gukoresha business urayahombya nigeze nkurega unahaye umuntu wicanye byanditse si ibimenyetso biriye icyo nkundira Imana rero Imana barakwangika kwemera babahena bagufasha rekodi
Rikodiye barabagira telefone tutari kode. Sawa nyine. Yizana. Ntabwo nayigwa kuko ni kimwe mu bimenyetso. Niyo mpamvu usuzuza. Ni kimwe mu bimenyetso. Niyo mpamvu usigaza. Ntabwo bagira kimwe nagitishe. Amafaranga ntunzubana naburamo amafaranga yo guhereza abahena ngagure telefone yo kujya gufata amajwi. Ayifite ese urafite telefone. Sawa nyine. Aya majwi uzagaragaza. Ubyine utubure vuba inkuru itumura mu. Okay, no uzatanga ibyo bimenyetso urumva. Uzatanga ibyo bimenyetso. Nanjye nanga ibyanjye. Mama Garetoni. Gakiwitsa kuri. Ibyo kunywa. Kandi ndagukanguye. Sanze nari maze gufatisha utotsi. Meze neza. Wowe se? Meze neza. Kudahaguruka ngo umubiri ntabwo wari umwumbuye. Shabe n'umusinzi pe. Byanze wagira ngo ndarara mu byaro. Ikoze? Ndumva naniwe cyane ariko. Wow. Kumva byaba ari ibintu byiza cyane. Reka nawe urabyemeye ngo ndarara mu byaro. Nukuri kw'Imana. Imana yadufashije ahubwo bikaba. Ubu none rwose. No gutera intambwe pe biri kwanga. Yego. Ndumva naniwe cyane ariko. Imana yawe. Singiye urusengera hano. Singiye kukubeshya umwana wanjye ndamukumbuye pe. Ndamukumbuye utamuzi. Ndikumva nshaka kumureba. Se wagiye uramukumbuye. Nukuri ndamukumbuye pe. Uramukumbuye utamuzi. Erega buriya umuntu ukunda nubwo waba utaramubona umureba. Buri mwana wanjye mbamubona. Kuno ndi kwiyumva ntabwo birenze iki cyumweru. kandi ukomere. Koze. Mana we, uyu ni Hirwa, umwana wawe. Umuzi kuruta uko tumuzi, unamusobanukiwe kuruta uko tumusobanukiwe. Byari guca murabizi, intambara ari kurwana urazizi, ariko ndabizi neza ko uyu urwana kandi ukamenyesha. Hirwa ndamusengeye, Hirwa ndamwingingiye Imana, manukira kumukiza. Nasomye ijambo rirambwira ngo wahumuye abari impumyi, uzura abapfuye. Ibi ntabwo byakunanira. Reka wiheshe icyubahiro, tuzagushima, tuzavuga ngo uri Imana ikora, tuzavuga ngo uri Imana ikomeye, tuzavuga mu isi yose ngo Uwiteka ni Imana. Reka ineza yawe ica imbere y'amaso ye, kandi Uwiteka we yakugiriyeho umugisha. Ntabwo tuzavuga gukora. Ubwo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ukomere. Imana iguhe umugisha. Amen, ndabakiriye. None se muzana iki cyo kunywa? Ndumva nta kintu nshaka pe. Oya Hirwa, oya. Iyo umuntu arwaye atarya n'ubundi ntabwo akira vuba. Biragusaba ko nyine ugira ikintu ufata kugira ngo wongere ugire akabaraga. Hano ni mu rugo isanzure. Niba Imana igutije ahantu ho kuba ukaba ufite umuntu ukumva, umutekano, sibyo? Ngaho nkuzanire iki? Hari amata, hari na fanta nkuzanire iki?
kanya nari maze kunywa amata rero Rwano nshaka ko ugiye nkuzana ikintu cyo kunywa. Shaka nushaka kumbabaza. nzanira ntacyo kiri hafi. Babaraka kwigunga sibyo? Ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka sibyo? Nese wagerageje basi ukwiye gukamubera koko. Meza ko. Sheri, Kwindana ni. yego. Mu rugo hameze gute se? Ameze neza. Ameze neza? Yego. Ntabwo wakumva uburyo nari mpangayitse, telefone yawe ntabwo yari iriho. Shabe ntabwo uzi ibibazo biri hiri iwacu. Sinzi ngo ipoto yaraguye, sinzi ngo amashanyarazi ukuntu byagenze. Tumaze iminsi nta muriro dufite. Rero kubona gucomeka urabizi ibintu byo mu cyaro ni ikibazo. Reka mpamagare papa wawe. Ni ngombwa se buyashimye. Ni ukuri reka muhamagare pe. Nose ibaze noneho kuba wageze aha ngaha ubwo wasanga utigeze unamuvugisha. Byibura ngo amenye ko wanahageze. Ubu rero nta nubwo wanamufatisha. Aba ari nko mu murima. Akagerageza muvugishe byibura yumve yuko bananamutekereza. Umuntu atari tumuvugisha shiri. Wahise nkamuhamagara. Ndumva nta mpamvu areka. Wareka muhamagara. Abana bo mu cyaro aya masaha bari kwishakira ibyo barya nijoro bahinga bari muri ibyo. Sinabikubwiye. Basi kutambwira. Ameze neza. Meze neza pe. Meze neza cyane. Ariko nyine kuva wagenda ibibazo byakomeje ku ibibazo. Shamba bari kuko. Umutwe wanjye maze kumva ibintu byinshi bitari byiza. Sigaye numva aho bigeze. Maze kurambirwa. Ariko amahirwe dufite Domina na Latifu barafunze. Cyane. Nukuri. Ibintu narabijyanye bigeza ku rwego ruri hejuru. Nakize amahirwe wa mwavoka wacu nyine turakorana. Biza kurangira Domina bamufashe. Ngira ngo wenda uranabizi yuko biriya byose byari ukwisarisha. Nanjye nyine nibyo nanjye kukubaza. Niyo kubaza abantu bafunga umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe se? Reka Domina yarisarishaga. Burya Cyane noneho ikintu gisekeje umwana. Nagiye kubona mbona Domina arinjiye. Kutambwira se. Barumbwira ngo nza ngo tuvugane. Twamuhe. Hey. Makira situation iramumbwira bwone. Yeah. Ariko iragoye nyine ntago areba ntago azanajya nta kintu n'iki na kimwe. araza kumera neza. Trust me. Ubwo yatangiye kuvuga noneho biroroshye. Azajya avuga icyo akeneye kurya ahamubabaza cyane. Umenye nyine uburyo ndi bugende mwitaho kurushaho. Ubu napfaga kumuha imiti nkurikije aho uburwayi bwe bugeze. Ariko ubu we bitewe nuko ari kwiyumva nzajya muha imiti bitewe nuko ari kwiyumva. Ko nanjye nzaba nyine ndi kumenya neza uburyo uburwayi bwe buri kugenda bukira. Sibyo? Nasi boss ukurikije uko situation imeze nuko yari ameze mbere. Basi biri koroha. Ya, hari ukuntu amaso yari yarajemo amaraso ukuntu uri kubona ko ari kugenda akamuka mu gake. Sibyo? So rero ntekereza ko ahubwo ari nayo mpamvu yatangiye noneho no kuvuga iki
iyo aza kuba ari kwa muganga ndatekereza ko bitari kuba biri ku rwego nk'uko nguko bimeze kandi thank you guys muri kumfasha ibintu njyewe ubwanjye ntari kubasha kwifasha ndi jyenyine thank you. nuko biri kugenda nk'uko uri kubivuga. Nangiye kuba umwuga wawe. ansanga nicara hanze ako sheri nawe usigaye ugira ibanga ibyo bintu ndinze ngera hano utarabimbwira none se ubusimbi kubwiye siko tukibonana ese niyo umbwirira kuri telefone nagerageje kuguhamagara telefone yawe irananira yesu ariko noneho manani wenda ayo makuru ndi kumva yapfuye kubamo meza Domina arisarishaga Latifa we nawe baraje bamukurana baramutwara ako usiko naje niba bya bindi byanjye nakubwiraga ngo byo kunanirwa nta kintu na kimwe nitayo sinabonye umwanya wo kugira n'ibyo mbaza mama Rwera naje mitamitira mu buri numva naniwe Imana ni nziza nyine ni ibibazo numva nyine nanjye muri gihe mba numva nta morale mfite mba numva nyine stress zaramba kuko se babafunze kushira wajya ureka umuntu wese ukoze ikibi kagihanirwa ukoze ikibi wese agira utarakishyura aranagihanirwa ubabajwe n'iki se nuko babafunze ntabwo ari ibyo ngibyo none se niki kiguhangayikishije uzi ukuntu Latifanse abaga imbabazi buri munsi cyeka nkubwire ntabwo nguciye intege buriya ni mushiki wawe nk'uko mbyumva ariko nawe uramuzi nimana vuba ngira uti nigendere uriya bamuzima umunsi umwe uwa kabiri ukagira ngo n'undi muntu kuri inshuro no Latifa yasabye imbabazi akomeje pe ngaho usajye kumusaba imbabazi bamufungure usajye mu rukiko uhagarara uvuga ati ngenda musabira imbabazi nese ko mbona ka morale kaje wabyutse bereka ntakubeshye pe ndi kukubwira ati wagira none umwana mutwaye mu maguru nukuri kw'Imana ndi kumva naniwe gutera intambwe byabaye ikibazo ndumva ubunebwe sinzi uko bimeze reka mvugisha umuntu ahubwo ategura imodoka kuko hari igihe n'ubu wajya kubona ukabona birabaye ako sheri nawe urahinda mana we nkuko rega kubyara biratungurana n'ubu wajya kubona ukumva ibisepa birakubise turagiye noneho uburyo bivuga ibisepa wagira indara kuriye basongeye sindi umwana cyakora nakubeshye mba numva afite ubwoba mba nibaza umunsi ndayamfashe nyine umuntu imurya guti murira mu mutwe murira mu maguru noneho njya numva abandi bagore bavuga ati ngira kurya ukananirwa ngo no kuvuga ngo uri kurira ngo ntabwo uri yakurya ariko be bibaza ikintu kikunya ngo ukananirwa kuvuga cyane ukananirwa no kugenda kabaye inda yaryaga umugore akabihereza umugabo akari we birya umugore akabyara uvuze ngo iki none sito twarafatanyije uravuze ngo ngiye bari je ngende nyitwite wowe uribwe noneho mubyara ibise biramfasha Siri ngaho nyine buryamye nta kibazo naje cyakora bende umacaka kareti yego niba wabwira mama Rwera kare ukuntu nyine abigenza mwaba ari byo bikora reka be urashaka ko njya amakara ku mana yanjye sindabona umugabo mwiza nk'uyu pe mana ndagushima ko wampaye umugabo mwiza ako birasa ubu koko urifata ukishimira umwana utari uwawe ubizi neza ko uri ikiremba tutararyamana gusa mana yanjye ntibikabe pe ntibikabe ntituzigere turyamana kuko dushobora kuba turi abavandimwe akazi niko ntamugariwe ndetse umwanzuro wawe ndawubaha ikintu wapfuye n'umukunzi wawe ndacyubaha but mwaka twambaye umubiri. What do you mean? ndagukeneye
especially muri aka kanya gushaka bije bite kwera ibyo nambwira mu mubiri nyine ndumva ngushaka sipasi ntabwo wakihangana okay ntabwo wakomeje kundisha umubiri gutya ndamubwira n'ubundi nubwo hahise hazamo kino kibazo cy'umusore wacu urwaye kandi guteganya ko mu byumweru nka bibiri nari kuporopoza then twahita dupanga ibintu by'ubukwe tukabana then tukabona kwisanzura imibiri tukahereza ibyo bidusaba ariko I promise yuko namara gukira twabonye famiye yiwe nzahita nkora ibintu mu nzira ubundi twiberaho mu munezero mbese niba n'undi wari ubifite mu byumweru bibiri kubagira Karimu muhungu wanjye Karimu uri tukavugana twamushaka ndaje Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi byose uri kunyuramo byose bizarangira natitadire iherezo